Mbanje kugushimira cyane yuko subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse rwose ni by'agaciro cyane kubana natwe umunsi ku wundi njye uri kumva ni Asaiga wanyu mwakunze komeje no ukunda sasa kuri uyu munsi wa none ngiye kuganira ibintu bine by'ukuri byanyabye bibaho mu buzima buriya ugomba gusobanukirwa nyine ndetse nyine ukagira n'icyo ubyigiraho ndetse n'ibintu duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Four realities you must come to understand. 1. Anger is the part of yourself. Buriya uburakari nicyo gice cyonyine kigukunda kurusha ibindi byose mu bice nyine ugira kuri wowe. It knows when you are being mistreated. Ndetse nicyo gice cyonyine kimenya mu gihe nyine kibimenya nyine mu gihe wumva udatuje uri ahantu nyine uri kurenganwa cyangwa se wasuzuguwe nyine uri ahantu nyine hatakunyuze pe. Nicyo kiba ari ikimenyetso kikwereka yuko ugomba gutera intambwe ugasohoka aho hantu hatari kuguha ubutabera. 2. Thing that annoys you is buriya mu gihe umuntu ari kukubangamira aba ari kukwigisha kwihangana ndetse mu gihe umuntu agutaye aba ari kukwigisha kwigira nyine kubaho wigize nyine uri independent nyine uri umuntu udashingikiriza ku bandi. Anything that angers you, ikintu cyose kikurakaza kiba kiri kukwigisha kubabarira. Everything is a learning experience. Ndetse jya ugerageza ufate buri kintu cyose nyine ukigiremo experience nyine ukigiremo nyine isomo bitewe nyine n'uburyo kikije kikakubaho mu buzima busanzwe. That's how you grow. Ndetse uko ariko uzakomeza gutera imbere mu mitekerereze. Hanyuma icya gatatu can make you feel what a person in 2 years couldn't. Buriya ushobora guhura n'umuntu mu kwezi kumwe agatuma wiyumva neza kurusha abantu mumaranye imyaka. Bivuze ngo ushobora guhura n'umuntu mu gihe gitoya akaba yaguhindura ubuzima cyangwa se akaguhindura ibitekerereze n'uburyo nyine wiyumvaga mu buzima kuruta abantu nyine mwahoranaga umunsi ku wundi mumaranye imyaka myinshi. Bivuze ngo igihe buriya ngo ntacyo gisobanuye ahubwo uburyo ki uri kuba muri icyo gihe n'abantu muri kubana muri icyo gihe nibyo byonyine bifite icyo bisobanuye. 4. Accept people as they are but place them where they belong. Abantu buriya ngo ujye ubakira uko bari ariko nanone ubakire mu byiciro bitewe n'abo barimo. You are the CEO of your life. Ni wowe CEO cyangwa se Chief Executive Officer w'ubuzima bwawe. Ni wowe CEO w'ubuzima bwawe. Bivuze ngo ubuzima bwawe ni wowe ubukontorora nyine, ni wowe ubugenga, ni wowe ugomba guhitamo nyine ibiza mu buzima bwawe n'ibigomba gusohoka mu buzima bwawe. Rero abantu buriya ngo ujye ubakira uko bari ariko nanone ubakire mu byiciro kuri wowe bitewe nyine n'uburyo kibameze. Hire, fire and promote accordingly. Ndetse rwose buriya ngo nawe uhitamo kwangaje abantu, kwirukana cyangwa se gupromotinga abantu mu buzima bwawe kuko nawe CEO w'ubuzima bwawe. Accept more interesting and useful. Ndetse rwose nimba ushishikajwe n'inama tukugezaho umunsi ku wundi cyangwa se ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi bishobora kuba byagufasha mu bijyanye n'imitekerereze nyine ndetse no kuba wakwagura rwose buryo ki ubonamo ibintu. Ndagira ko ibyo nta handi uzajya ubisanga usibye kuri channel yanyu ari nayo yacu ariyo Asaiga wanyu. Ndabakunda cyane, ciao ciao, hasta la vista.